Red Blue JD. Na Korea ya Ruguru ikomeje kugerageza ibitwaro bya kirimbuzi inashotora Korea y'Epfo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'inshuti magara ya Korea y'Epfo zirutse kohereza ubwato bw'intambara hafi ya Korea ya Ruguru, bivugwa ko ari ubuzayifasha guhangana n'iki gihugu gishinjwa gukora ibisasu by'ubumara. Kuri uyu wa mbere Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari Seoul muri Korea y'Epfo ni Mike Pence yatangaje ko igihe cyo kwihanganira Korea ya Ruguru cyarangiye. Ese iyi ntabwo ari intambara yabigiye kubura hagati y'ibyo bihugu? Ese kuba Amerika yarazanye ubu bwato bw'intambara hafi ya Korea ya Ruguru byafatwa nk'ubushotoranyi kuri Korea ya Ruguru? Ese birashoboka ko Korea ya Ruguru yahagarika umugambi wayo gukomeza gucura ibitwaro bya kirimbuzi? Iyi ntambara iramutse ibaye yagira izihe ngaruka yaba ku bihugu byombi? Nibyo tugiye gusesengurira hamwe kuri ingingo. Ingingo niyo tugiye kwibanda rero mu kiganiro isi none kigezweho muri aya masaha. Turi kumwe n'impuguke mu bya politiki mpuzamahanga Dr. Ismail Bukanani. Kaze mu kiganiro Dr. Murakoze. Ku murongo wa telefone kandi turi kumwe na Dr. Emmanuel Havugimana, uyu ni impuguke mu by'ubumenyi bw'isi. Dr. kaze mu kiganiro. Murakoze Ferdinand. Turi buze kandi kuvugana n'abari muri Korea y'Epfo batubwire mu by'ukuri uko umwuka wifashe magingo ya badusobanurira ikirimo gukorwa, ikiri kuvugwa n'iki. Nge nk'ibisanzwe mu kiganiro isi none kuri Radio Rwanda ndi Ferdinand Uwimana. Mu kanya gato turugaruka tukinjiramo mu buryo burambuye. Twinjire mu kiganiro mu buryo burambuye. Tugiye kwibanda kuri ingingo irebana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Korea ya Ruguru. Umwuka mubi ukomeje kututumba no kufata indi ntera hagati y'ibihugu byombi. Abantu bibaza bati se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kugaba ibitero kuri Korea ya Ruguru byifashe bite? Ariko Dr. Ismail Bukanani ndetse na Dr. Emmanuel Havugimana, mbere wenda yuko dusesengura tureba icyakorwa, reka duhere muri Korea y'Epfo twumve uko ibintu byifashe kuri ubu ngubu, ikiri kuvugwa n'iki. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Ainebyona Eliabu, no munyarwanda uba hariya muri Korea y'Epfo, akaba ari nawe ukuriye community y'abanyarwanda baba muri Korea y'Epfo. Eliabu, mwiriho neza? Naho neza bwana Feta, meze mutanga i Kigali. Kigali tumeze neza cyane. Eliabu, turi mu kiganiro isi none kibanda ku ngingo irebana n'umwuka utari mwiza ukomeje gututumba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Korea ya Ruguru, ariko tunafatiye kuri Korea y'Epfo. Ubu ngubu hari kuvuga umwuka utari mwiza, abantu bibaza ati se Amerika ishobora gutera Korea ya Ruguru kubera gukomeza kugerageza ibitwaro bya kirimbuzi. None Eliabu, nkawe uri muri Korea y'Epfo, ubu umwuka uhari n'uwuhe mu gihe na Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yagira uruzinduko aho muri Korea y'Epfo? Muri make hano muri Korea, abakoreya ku giti cyabo ntabwo ikibazo bagiha ingufu nk'iyo twebwe abanyamahanga cyangwa se ibindi bihugu byo mu mahanga bigiha ingufu. Abakoreya ikibazo cyabo hagati ya South Korea hamwe na North Korea ni ikibazo kimaze igihe kirekire. Bagize amasezerano muri 1953 yo gushyiraho amahoro, ariko ubona ko technically bagumye ku ntambara. Rero kumva ngo hari intambara hagati ya North Korea na South Korea
ni ibintu rwose bata attention na gato muri make. Ubwo icyo ndagira nkubwiye no kugira nkubwiye ni muri Korea muri make wumva nta gikuba cyacitse cyane bavuga ngo hari intambara iki niki. None ko umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Korea ya ruguru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi bikaba bizwi ko Amerika ishyigikiye cyane Korea y'Epfo, aho binavugwa ko Amerika ishobora kugaba ibitero kuri Korea ya ruguru. Aho ngaho haravugwa iki kuri ubu ngubu? Rero icyo navuga ikintu cya mbere twabanza tukareba ku muntu uyoboye Amerika. Iyo urebye ku kibazo ukuntu kiri, ibi ni ibintu byahozeho, ariko bakantu gashya kajemo ni umuntu uyoboye Amerika. President Trump bona ko ari umuntu uburyo afatamo imyanzuro ye ni ibintu bitungura abantu benshi cyane. So icyo ngicyo nicyo cyiza kigasa nkaho kiba ikibazo. Ariko nanone twongera tukareba yuko yaba Amerika yaba South Korea kugira ngo agire igikorwa any military action yakorwa nuko babanza kuyumvikanaho, kandi mu kubyumvikanaho nuko bakumvikanaho bazi ko bagiye gukora igikorwa cyagirira akamaro abatuye muri Korea y'Epfo cyane cyane kuko nabo babafasha. So rero mu gihe intambara iramutse ibaye kandi bakaba banavuga yuko n'abari abantu batunze ibisasu ruhonyanganda, icyo gihe byateza ibibazo, nta nyungu South Korea bibonamo. Akaba ari nacyo cyatuma nta mwanzuro wafatwa uko niyumvisha kuba batera North Korea. Ariko still ikintu ugomba kurebaho ni kimwe, nuko Amerika nabiri ikora no kugira itera ubwoba cyangwa se increasing na visibility yayo muri Asia, ndetse no kugira ngo increasing surveillance yayo, ibyikora byo kugira ngo imeka amakuru yayo n'ibiki byose bikorere hafi cyane. None mu gihe Korea ya ruguru yakomeza gushotora Korea y'Epfo, ni gute Korea ya ruguru idashobora guterwa, kandi ni gute Korea y'Epfo idashobora kubigiramo inyungu? Rero ubusanzwe ibi ni ibintu hashize igihe kirekire bibaho. Korea ya ruguru nayo ubwayo ntabwo ihari ivuga ko yiteguye intambara, kuko biriya byose ni iterabwoba twere ko tubibona. Ejo bundi bagerageje igisasu cyaranapfubye biriya bya intercontinental missiles, kandi ukabona ko nabo bahangayikishijwe no kubona ko Amerika iki kibazo yakigizemo imbaraga cyane kurusha uko kigeze kibaho. Bigaragare ko nabo ku giti cyabo bafite ubwoba, kandi nta nubwo bateze bo kwibwiriza ngo batere South Korea. Gusa icyo bashobora gukora wenda cyashotorana cyane nuko bagerageza iriya nuclear weapon bashaka kugerageza. Iyo rero bayigerageje nubwo bushotoranyi bwabugaragaye, kandi nituzi ikintu cyakorwa. Amerika yivuga ko hariho options nyinshi on the table, ariko na option nimwe yivugamo ko dushobora gukoresha military option. So options ziracyari nyinshi cyane, kandi ikindi kintu ugomba no kurebera ko ari nta ntambara abantu bakaye batinya. Korea y'Epfo ni igihugu gituwe n'abanyamerika benshi cyane, bashobora kuba bashyika nk'ibihumbi 100 hafi na 500. So abo bantu bose ntabwo igihugu nka Amerika cyategura intambara gishaka gukora military options tarabahana noza na warning cyo kwabwira ati muve muri icyo gihugu hagiye kuba intambara. Ibyo byose nta kigeze kibaho. So icyo ni ikigaragaza ko ibiba ni ibintu bihari byo basically byo kugira ngo bereke ko North Korea ibyo imaze iminsi ikora bamaze kubirambirwa, they can try other options, ariko ntabwo ari ikintu bari biyumvamo ko bagomba gukora. Ariko ni nko kugira ngo bohereze signal North Korea kugira ngo ibone ko ibyo ikora isi ntabwo ibyishimiye, ahubwo bahindure bave kuri gahunda zabo zo gukora biriya bisasu bya nuclear. Ubwato bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri kugenda busatira Korea ya ruguru bunyuze mu nyanja. Nkamwe muri Korea y'Epfo mu bikurikiranira hafi, murabona ibi byo bigaragaza iki? Ibyo rero muri make ubona ko ari politike ndende. Yego nibyo twabirebera ko ari ukugira ngo uko nabivuze ko karetwe Amerika yereke signal ikomeye North Korea ko imaze kurambirwa ibyo ikora.
ikindi kintu ariko nanone nabwo tutakwibagirwa twakongera tukibuka ukuntu Trump yavugaga mu gihe yavugaga ko atazigera aspeninga amafaranga ye mu gufasha ibihugu nka South Korea na Japan. Ariko agiriye ku buyobozi tubona ko ari umuntu wa mbere ukora iki ubikora. So bigaragare mu gukora ibi bishobora no kuba batagamije kugira protecting South Korea cyangwa se bagaragaza niyo signal, ariko aho kugira ngo increasing visibility yabo ndetse na surveillance yabo muri Asia, muri Pacific Ocean. Nkamwe muri Korea y'Epfo ubwo bwato koko se bwegereye iyo Korea ya ruguru? Rero biragoye cyane kugira ngo umuntu wenda amenye ibirometero buriho n'iki, ariko byo icyo tuzi nuko bwegereye, kandi hari n'amakuru yavugaga yuko n'abajana n'ubwato bw'Ubuyapani nabwo buri buze kwifatanya nabwo kugira ngo ajye muri icyo gikorwa cy'imyitozo yabo. Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence kuva ku munsi w'ejo ku cyumweru ari muri Korea y'Epfo, ni muri gahunda yo gushimangira umubano wa Amerika ifitanye na Korea y'Epfo, ariko yavuze ko igihe cyo kwihanganira Korea ya ruguru kirangiye. Nk'abanyakoreya ibingibi babyakiriye batse bumvise iryo jambo? Icyambere abanyakoreya n'iryo jambo ryakira bishimye, kuko buri gihe bahora bishimiye ko bajyana umubano mwiza na Amerika bitewe n'ingufu Amerika ifite mu bya gisirikare ndetse na economy, kandi ikindi kigihugu kubako kwacyo no kubaho neza byagizwemo uruhare na Amerika. So rero ibyo ni ibintu biha icyizere South Korea cyuko bafite abantu bari kumwe kandi banakomeye ku isi. Ariko icyo kuvuga ko wenda bagira impungenge, yego impungenge bashaka bazifite, ariko icyo nakubwira nkatwe abakoreya duhura nabo mu buzima bwa buri munsi ubona ko ari natwe tubitekerezaho kurusha uko babitekerezaho. Ubona ko ari ibintu bisanzwe nta kintu rwose kiba bababwiye. Mu gihe iyi ntambara yabibaye ishobora kugira izihe ngaruka nkaho uri muri Korea y'Epfo nabirebera hafi? Rero ingaruka zishobora kuba ndende, ndetse n'umuntu ntabwo yabona uko ashobora kuzitima bitewe n'abari ukuntu bavuga ko bafite ibisasu abahe ya nuclear. Ariko still ikintu ngewe nakubwiraho ku ntambara iramutse igiye kuba, ikintu niyumvisha nuko ikintu cya mbere haba harakozwe ubushakashatsi bushoboka kandi bufatika kuri North Korea bugaragaza ko North Korea ingufu ivuga ko ifite itazifite, cyangwa se yiba inazifite ingufu zayo zishobora kuvunirwamo hagati mu gihe yabiteye bya bisasu byabo bigasamirwa mu kirere. Ariko ibyo biramutse bitabaye bagakora attack batamejarinze imbaraga za North Korea, icyo gingaruka zaba ndende cyane ku gihugu nka Korea kigeze kure mu iterambere. Korea y'Epfo mukurikije biri kugaragara kuri ubu ngubu, twakwemeza ko ibingibi ari amagambo arimo kuvugwa iby'intambara byo bigoranye. Nge rwose ku giti cyanjye nakwemeza ko yanga ari amagambo, kandi nta ntambara muri make ndibonamo. Ko ubundi Amerika hiri burase ntabwo ijya muri ayo magambo menshi, dukurikije ibitero twabonye byabaye muri Afghanistan no muri Syria, ntabwo aya magambo yose yakagiyemo. Bwana Eliab, reka mbashimire cyane, kiretse niba hari ikintu mwakongeraho. Ikintu nakongeraho nuko nabwira abanyarwanda benshi muri twe imiryango yacu aho ngaho ko batagira impungenge kumva ko ari igikuba cyacitse. Hano aho turi rwose ni amahoro, kandi ibyo tubona ko ari politike, nta ntambara tubibonamo iraho hafi. Urakoze cyane Eliab, urakoze cyane Dr. Ismail Bukana ndetse na Dr. Emmanuel Havugimana. Mwumvise ni Eliab uri muri Korea y'Epfo twavuganaga agaragaza uburyo iki kibazo giteye muri rusange. Ariko reka duhere kuri Dr. Emmanuel Havugimana ku murongo wa telefone. Dr. kubera iki kibazo cya Korea ya ruguru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu cyongeye gufata intera yo hejuru, no kubera iki? Nkuko uriya mugabo uri muri Korea abivuze,
kiriya kibazo kimaze imyaka myinshi, imyaka irenga 60 biriya bihugu bihanganye, ariko nibwo bwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagiyeho umuperezida nka Trump afata ibyemezo ku buryo rimwe na rimwe usanga bisa naho bitunguranye. Bimwe na bimwe mwarabibonye no muri politique intérieure muri Amerika, hari ibyo yagiye afata abandi bakabihagarika nka biriya byabiye mu kira cyangwa by'abashaka amaviza yo kuza muri Amerika. Ni umuntu ufite ibyemezo rimwe na rimwe usanga bisa naho bihubutse, biterwa na karagiteri y'umuntu. Kiriya kibazo kimaze igihe kirekire, barigane barahaciye baragisize. Obama ejo bundi muri sentri nawe urabona ko yahamaze imyaka 8 gihari, ariko Trump ntashaka biriya bintu byo kurasa biriya bisasu bya kirimbuzi, kandi abona ko bigenda bisa naho bisatira imipaka ya Amerika. Niyo mpamvu ngiye mbona ko yafashe icyemezo cyo kohereza buriya bwato bunini butwara bugwaho indege bwari buri kure y'imipaka ya Korea kugira ngo wegere Korea, ariko njye ndabona ko ari ibintu byo gukanga. Ntabwo mbona ko intambara ishobora kuba yakwaduka kanya ngo abanyamerika barase, ariko icyashoboka cyo uriya mu perezida wo muri North Korea nawe Kim Jong Un nawe ujya kugira imyitwarire twagiranye n'iya Trump, aramutse ageze icyo akora akagira afata icyemezo akarasa yerekeza kuri ubwo bwato, abanyamerika bahita babasubiza. Ariko rero Trump uko mbibona, Trump ntabwo azafata icyemezo cyo kurasa amabombe ya mbere ngo ayohereze Pyongyang cyangwa mu wundi mujyi wo muri Korea y'Amajyaruguru. Bariya abantu bo muri Korea y'Amajyaruguru nta kintu bakoze, yabateye ubwoba, yaberetse yuko bafite imbaraga kandi atari kure. Icyo bakomeza gukora biriya bintu byo kugerageza biriya bisasu, abanyamerika bashobora kuzabifatamwo icyemezo gikarishye. Noneho Korea ya Ruguru yo imaze no gutangaza ko izakomeza umugambi wayo gukomeza kugerageza ibyo bitwaro bya kirimbuzi. Imaze kubitangaza muri akanya gato gashize, ariko Dr. Ismail Bukanani, kubera iki noneho iki kibazo hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru ubu gifashe n'intera yo hejuru cyane, biraterwa n'iki? Murakoze cyane, ndumva ntabwo njya kure n'ibyo bagenzi banjye bavuze rero muri South Korea cyangwa se Dr. Emmanuel yavuze, ariko byose birashoboka ko Amerika ishobora gutera cyangwa se Korea ikaba nayo yatera ibyo bisasu byayo. Byose ni probability ishobora gutanga. Ku kibazo bajije rero cyuko tension itangiye gukomera, biragaragara ko nkuko Dr. Emmanuel yavuze, bari abagabo bombi ntabwo bamenya politiki yabo kwiteye, ni politiki ishobora gutungura mu gihe cyari cyo cyose. Ubu biravugwa ko South Korea, Northern Korea cyangwa se Korea y'Amajyaruguru, murabona ko icyambere byagaragaye ko nuko Vice President wa Amerika ubwo yari ari Seoul, byakweretse ko iriya nuclear missile yabohereje. Biragaragara ko nubwo yagize ikabastinga, ariko birakwereka ko Perezida wa Northern Korea ashobora gukora icyo ari cyo cyose. Muri make biragaragara ko Perezida wa Northern Korea we kuba yakohereza ibisasu mu kirere arabona ko ntacyo bimubwiye, kuva nta gihugu arakinagamo Japan, Amerika cyangwa se biriya bihugu. Icyo rero ngira ngo nkwereke tension igiye gukomera, kuko nkuko Perezida Trump yabivuze, biragaragara ko ari ubushotoranyi kuba Perezida Kim Jong arimo aragerageza gutera biriya bisasu. Akenshi we yitwaza ko wenda Trump avuga ko biri against amategeko ya UN, ariko mu by'ukuri icyo navuga cyane nuko byose birashoboka kuba, nubwo Perezida Trump abyita ubushotoranyi, ntabwo bavuga yuko ejo mu gitondo cyangwa iminsi ikurikira Northern Korea idashobora kongera kurasa ikindi mu kirere, kuko byanagaragaye no kuba nabwo n'ubushotoranyi nkuko na Vice President bivuze ko bari muri Seoul bakaba bakinaze. Birakwereka ko nkuko na Dr. Emmanuel yabivuze, ntiwamenya ukuntu bari Perezida batekereza n'ejo yacyohereza, ariko biragaragara buhoro buhoro ko tension wenda kuhangarana, harimo akantu ko guterana ubwoba, nubwo intambara itahitiza ku kanya,
kuko buri byagaragaraga ko kuri uyu munsi bizizaga uramwa w'105 wa Kim Jong wabo byagaragaraga ko yagashowe ko yabyohereje ariko ntigeze yohereze yaje kubyohereza nyine ku munota wa nyuma byaje no gutungura bigaragara rero ko perezida wa Northern Korea ko bamubwira ngo ntabwo yaginaga ntabwo abishyira 100%. Ariko ibimenyetso biragaragara niba Amerika yarafashe umwanzuro wo kohereza ubwato bwayo bw'intambara n'ibindi bisasu bikomeye cyane hafi ya Korea ya ruguru. Ibimenyetso bigaragaza ko intambara ishobora kuba nicyo mpamvu navuga ngo uburyo bwombi burashoboka ariko reka tubirebere mu rwego muri technically navuga ko birabyo kohereza amato biri mu byo twavuga ko bishoboka ko bishobora kuba byateza intambara ni kimwe nka sort ya warning itanzwe ariko ubundi icya kabiri nkuko bagenzi banjye babivuga hariho n'uburyo nabyo bitashobora guhita bivuga ko intambara igiye guhita itera wenda ngo tubyegeranye nkuko byabaye muri Syria igihe ejo bundi perezida wa Amerika yohereje ibisasu bigera muri 59 ingabo za Amerika zibyohereza muri Syria kugeza naho iyo bishoboka ari no gukomeza ariko urumva ko n'Uburusiya bwamuteye pressure bigaragara ko ari nka fake conspiracy cyangwa se bashaka kugerageza kugira ngo bigize nko bageze muri Iraq ariko ikindi cya kabiri ugomba kumenya ko Amerika ntabwo nayo so kuvuga ko yanze ko mu gitondo yaba yateye cyangwa uyu munsi bayateye nayo ntabwo sinemeza ko Amerika izafata igisasu cya mbere ngo gitere hariya kuko itazi neza 100% ubuhangare bwa Northern Korea. Icya mbere muri intambara ya iri gukora ni ibintu bya nuclear weapons nawe binaga kuki udashobora gutekereza ko ura nuclear ntabwo ari amasasu ari gurwana amasasu y'imbunda zisanzwe ni ibintu bishobora kubiba ko n'ingabo za Amerika ziri hariya umenye ko ari n'abanyamerika bari hafi aho ngaho muri za tuvuga South Korea mu Buyapani sinzi niba warabonye dimension kira gisasu gishobora kugwaho South Korea kandi nayo hari bimwe ifite bishobora kujya kuri superficie ingana hafi na kilometero 20 ishobora rero ishara mu giteye gishobora kukinaga kikica Abayapani kikica abanyamerika bari hariya kikica Ubushinwa kigafata bira bihugu baturanye ibyo rero Amerika ntabwo ari injiji cyangwa ari umuntu utazi kureba kure aramutse kinaze ntabwo cyahita kivukisha aba Northern Korea bose nabo bashobora guhita bagifata kariatera bakagisubiza ni kuvuga rero ngo Amerika igomba kujya iri kubigendamo buhoro cyane kuko iza kuba ari igihangaje gita kibikora igihe cyabivugiye cyakagombye ko cyarabikoze icya kabiri tuvuga ugomba kureba ko Trump aramutse abikoze akakanya nubwo vuga ko bitavuga ko bitashoboka hari ingingo article 51 ya UN igaragaza ko ivuga ko article 51 nuko nta bundi nta gihugu cyapfa guhita gitera intambara kigize nubwo Amerika yo byagaragaye ko ari we mu polisi mukuru nyine w'isi ugize mu polisi mukuru ariko nayo ikomba ikucungana n'iriya ngingo kugira ngo ejo hatagira ikibazo kiba muri bya bihugu nayo bikazakira ikikubyagira hingaruka ikindi ragerageza kugira ngo ijyane mu ruhando rumwe na politike y'amahanga mwabonye hagati ya China aho Trump avuze ko China nitagira ikikora Amerika izabyikorera ariko nayo iratinyana kavuga iti ese ndamutse mbikoze ni iki kimbwira ko ibindi bihugu bitangarura nka Burusiya Ubushinwa so baragira ngo nawe azane Ubwongereza bira bihugu biri muri NATO bimushyigikire ibindi bihugu bibe abone ikintu gishobora kuvuga nka alliance ishobora kuba yamushyigikira aho ngaho bavuze ati reka tugende byamera nkuko byabaye muri za Iraq na he no muri bihugu bya South Asia. Reka none tujye kwa Dr. Emmanuel Havugimana. Dr. niba Amerika yohereje buriya bwato bwayo ariko ndi makuru akabavuga ko n'Ubuyapani bushobora kohereza ubwato bwabwo kugira ngo bwifatanye n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo ngibyo mubona atari uguhuza imbaraga binagamije ubushotoranyi kuri Korea ya ruguru? Hari ahantu icyambere navuga ni ahantu hagoye cyane kubera ko urabona kiriya gihugu cya Korea y'Amajyaruguru gihana imbibi n'ibihugu bibiri by'ibihangange igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cy'Ubushinwa uramutse rero uteye Korea y'Amajyaruguru utizeye ko Ubushinwa muri kumwe cyangwa utazi n'Uburusiya uko buza kubyifatamo Amerika yaba yishoye mu ntambara itazashobora guhagarika Abashinwa kugeza uyu munsi ikintu bavuga no kubwira Trump ngo cool down
ni ukuvuga ngo gabanya amagambo ntabwo bashaka kuko ibintu byo gukoresha imbunda sibyo bizazana amahoro. Icyo abashinwa bashaka gushyira imbere, icyo batangaho inama kuri Trump ni ukureba uburyo hazabaho ibintu byo kuganira kugira ngo barebe ko iya ntambara itaba. Ejo rero hari umujenerali wo muri Korea y'Amajyaruguru wirase cyane mu binyamakuru no kuri televiziyo avuga ngo twebwe tuzarwana kandi tuzatsinda abanzi bacu bose, ikibazo tuzasigarana ahubwo ni uko tutazabona n'uwo dusinyana amasezerano yo guhagarika intambara. Umva aho yashaka kuvuga iki? Yashaka kuvuga ngo tuzabarwanya, tubatsinde, tubamare ku buryo naho habaho imishyikirano tutabona uwo tuyigirana kuko twaba twabatsinze. Urumva ni ibintu nyine byo gukangata. Urumva naho batsinda bari muri Ocean Pacifique hafi yabo, ntabwo nemeza ko baba batsinze na Etat Major iri New York. Numva rero ko uko ibintu mbona bimeze, Japan yamaze kwegera ubwato bwabo bwamaze kwegera ubw'Abanyamerika, ariko nk'uko Dr. Ismail yabivugaga, n'uriya mugabo wo muri South Korea ntabwo mbona ko intambara ahita yaduka akanya. Bajya kusa muri Syria ntabwo bagize warning nka ziriya, bohereza cya kibombe bita ngo ni nyina w'amabombe yose kimwe barashe muri Afghanistan. Nta muntu bari babigisheho inama cyangwa babanje guha warning. Gusa babikoze ahari kugira ngo bereke Korea y'Amajyaruguru ko nimukomeza tuzabagira ngo twagize Syria cyangwa twagize Afghanistan. Abanyakorea rero n'abantu bari abantu bo muri Aziya muri rusange n'abantu benshi bari menese ku buryo babaheza ngo ku buryo kwabwira ngo rabarashe ngo harike bakangaho. Aha ndatekereza nk'uko Abajapani bitwaye mu ntambara kabiri y'isi yose, igihe bajyaga bohereza abana babo akagenda ari mu ndege ari umwe, akabona ubwato bunini nka buriya Amerika ifite, akamanuka rwose afite vitesse nini cyane akagukubitaho ubwato bugasandara, agapfa ari umwe ariko hagapfa Abanyamerika barenga 2,000 baburiho. Byo kwitondera, kandi Trump nawe afite abanyitama. Ntabwo mbona yuko yafata icyemezo cyo kurasa, kuko mu mategeko yo muri Amerika naho kugira ngo igihugu kijye mu ntambara no kuvuga icyo bita déclaration de guerre igomba guca muri Congrès ya Amerika. Rero simbona yuko nubwo ufite majorité républicaine muri iyi minsi, ntabwo mbona yuko yafata icyemezo cyo kuvuga ngo Abanyamerika bataraterwa ngo bavuge ngo turabemereye ngaho nimutere, kubera yuko nko mu ntambara ya mbere ya kabiri y'isi yose ikintu cyatumye perezida wari uri icyo gihe witwaga Truman ajya mu ntambara nuko amato y'Abayapani ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 muri 1941 bari bateye igiturumbuka batateguje, baragenda bica Abanyamerika benshi cyane, yari baze militaire yari muri Pacifique, bica abasirikare b'Abanyamerika barenga 1000. Ibyo rero urumva ko bari batewe, ni ngombwa ko bagombaga nabo kugira icyo bakora. Ubu uriya mugabo wo muri Amerika nako muri Korea y'Amajyaruguru aramutse arashe kuri ubwo bwato, birumvikana ko Amerika nayo ahita isubiza nabi. Ikindi buriya Trump nawe nubwo bwose agira umujinya wo munanirazuza akaba yakora ibintu atateganyije, ntayo ko aramutse akoresheje bombe nk'iyo yahoze muri Afghanistan, bariya bo muri Korea y'Amajyaruguru bashobora gusubiza bakoresha iziriya za nucleaire. Kandi nk'uko uriya mugabo uri muri Korea y'Amajyepfo yabivugaga, muri Korea y'Amajyepfo hari Abanyamerika barenga 100,000 bahaba. Ntabwo bajya mu ntambara, abanyagihugu bangana gutyo bari hafi yaho murwanira b'abasivile utarabashyira kure kugira ngo batahagwa. Bafiteyo n'ingabo muri Korea y'Amajyepfo, buriya hariyo abasirikare b'Abanyamerika barenga 30,000. Ibyo byose rero urumva ko ni ibintu agomba gukora yatekereje kugira ngo rwose bazafata ikintu cyo kuvuga ngo bararashe, bizafata kubanza guca mu zindi nzira, ko n'Uburusiya burababwira ngo muhagarika. Nta muntu n'umwe ushaka kugira ngo iriya ntambara yaduke, kuko urabona Uburusiya aho buri, Ubushinwa, Japan iri inyuma yabo, South Korea bavuze yuko intambara iramutse ibaye, South Korea yonyine ngo ishobora kuba yapfusha abantu barenga miliyoni y'Abanyakorea y'Epfo bazize iyo ntambara.
kandi mu gihe na Korea nasoma nk'ibyo abo muri university yo muri Australia no muri New Zealand bagiye bavuga, urabona ko ntabwo mbona yuko intambara yahita yaduka ubu ngubu, kuko bose barabona yuko yagira ingaruka zikomeye cyane kandi zishobora kugira ingaruka ku bukungu bw'isi yose, kubera ko ekonomi y'isi muri iki gihe isa n'aho hari imwe ifatanya, amabanki arakorana, ibintu by'ubuhahirane byariyongereye kurusha uko byari bimeze mu ntambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose. nuko njyewe mbibona rwose abantu nuko yahumurizaga ababyeyi be n'inshuti bari mu Rwanda, ndumva nanjye ko nabivuga, ntabwo mbona intambara ihita itangira aka kanya, n'uwayitangira yaba ari umuntu udatekereza kandi byagira ingaruka mbi ku isi yose. Urakoze cyane Dr. Emmanuel Havugiyamana. Reka tujya kwa Dr. Ismail. Dr. Mike Pence, Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabwiye Korea ya Ruguru ko igomba kurekeraho gukinisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Korea ya Ruguru imaze gutangaza ko itazigera ihagarika ibyo kugerageza ibitwaro bya kirimbuzi. Aha ngaho Korea ya Ruguru ntabwo iva ku izima. Korea ya Ruguru ntabwo irava ku izima, kandi sinkeka ko ari aka kanya ishobora kuva ku izima. Ikindi turebye amateka twagiye tuyareba, ntabwo ari bwo ibi bintu bitangiye muri za 50 hagati ya 1953 mu gihe cya Korea War cyangwa intambara yo muri Korea. Ibyo byagiye bijya no gihe cya Obama. Gusa mu ijambo Vice President yavugiye Iseul mwaryumvise neza, ahavuga ko option zose cyangwa se ingamba zose ziri ku meza. Bino icyo bishatse kuvuga mwabyumvise, n'ubyo kugira ngo babe barwana na Pyongyang icyari cyo cyose. Ariko icyo bishatse kuvuga si kuvuga ko Amerika ari abantu batareba ko batazi kureba aho bigiye kugana. Ikindi mwabonye ko Red Blue JD